Yapo nongeye kugushimira ngo ikaze wowe udahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Floriye TV show. Waba uri mu Rwanda, waba uri mahanga, aho uri hose wumve ko tugushimira umusanzu wawe mu gukurikiranira hafi ibiganiro bya Floriye TV show. Muri aka kanya rero tuzanye n'inkuru y'akababaro, inkuru igira iti umubyeyi wa Irene cyangwa se Murindahabi Irene, mama we akaba ari nawe yarasigaranye, akaba yitabye Imana azize uburwayi. Murindahabi Irene murabizi ko ni umunyamakuru ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze, akaba ari umunyamakuru w'umuhanga, ariko uyu munsi ari mu bihe by'akababaro, ari mu bihe bitoroshye, ari mu bihe by'amage, ariko kubera ko umubyeyi we yitabye Imana, reka tumubwire tuti ihangane mwana wa mama, kandi bitinde bitebuke tuzongera tumubone. Reka mbumvishe uko yaganiraga na mama we mbere y'uko yitaba Imana. Ma, umeze gute? Nyine mama, ndabizi urababara, umubiri urakurembeje, ariko nyine ihangane kandi ukomerere muri Kristo. Agatege kose gakeya wabona, jya wibuka uvugisha umuremyi wawe. Azi byose, azi impamvu ya byose, kandi niwe ugena ibihe. Ubyizere, ubyiringire, umwanzi ntagufatirane ngo nuko ufite uburibwe hato atakwiba ubugingo bwawe. Rwana nyine, urabizi wantoje kurwana, wantoje guhangana, untoza no kwizera. Nawe rero ubikore, ndagukunda cyane mama wanjye. Mwana wa ni ukuri ndaho ndashima Imana, nubwo mbabara cyane ariko mfite kwihangana kandi mfite no kwizera. Ubugingo bwanjye namaze kubushyira mu kiganza cy'umwami, ingabo zigame umubiri wanjye nawe ngusabira ibinya byo mu ijuru. Ubu rero ndaho ndindiriye kuzareba ubushake bw'Imana. Ubushake bwawe mana, ubushake bwawe mana. Ngibyo rero ibigize umunsi w'icuraburindi, umunsi w'agahinda, umunsi w'akababaro mu muryango mugari w'abanyamakuru bose bo mu Rwanda. Twihanganishije Irene muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umubyeyi we. Naho ubundi ndakwibutsa ko iyi ni Floriye TV show, wibuke gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose ajya kugereraho kujye. Naho ubundi Imana ibarinde, njye ndi Floriye kuri Floriye TV show. Stay in touch.